musizi usiga adasinda, abasore bakisanga abasaza bagasigara basiganuza, wiganwe ntiyigane, koperwa ntakopere. Shyaka Alex. Hi guys, ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza mu dukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni Essence TV show. Today dufite umutumirwa hano muri studio iwacu, agiye kutwibwira hanyuma tubone gukomeza. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina ni Shyaka Alex, ku icumbi mu nkambi ya Mahama muri 2016, ku ivuko ni muri Kongo Masisi, ahantu bita Kabaragasha. Ngira ngo igihe duherukana muri abasore babiri, ariko uyu munsi uje uri umwe, mwari babiri muri abaririmbyi. Uyu munsi uje uri umwe, nizere ko gusa mwari mumeze neza cyane. Ni fresh kabisa. Kuba naje njyenyine kuba wenda tutazanye nta kindi kibazo cyabayemo, nuko uyu munsi naje nk'umusizi. Kandi we ntago mu impano ye ni ukuririmba, gusiga ntabwo ari utuntu twe, niyo mpamvu mubona nyine tutazanye today. Tutaragera kure se, uhuza gute gusiga no kuririmba? So murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ari ugusiga ari ukuririmba byose birajyana. Akenshi nyine ku bantu bakurikirana social media mujya mubona indirimbo zirimo ibisigo. Aba Junior Rumaga bakorana na Bruce Melody, abari Insano, ari indirimbo n'ibisigo byose biri kumwe. So ni ibintu bijyana rero, niyo mpamvu nyine byose mbikora. Mfite kuba wenda najya studio nyine ngakora poem n'indirimbo byose hamwe nyine. Waje kwisanga ute se uri umusizi w'umuririmbyi? So murakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo umwuga w'uburirimbyi nawe utangiye kera tu. Nibyo bintu nabanje gukora, nabanje kuririmba. Umunsi umwe nari nicaye muri classe nigaga senior 4. Niganaga n'umusizi Mubebi, nyine yari umusizi witwaga Witonze. Sinzi ukuntu nyine nakundaga kuderanja muri classe. Mbona ari kwandika abandi bari gusakuza, ndamwegera abasore mu duki. Mbona nyine ni umupoetesi ari kwandika ibintu by'imivugo. Ndamwegera ndamubwira ati ubundi utu tuntu burangiye ntabwo twamberara. Arambwira ati wagerageza. Yari ari kwandika poem. Arambwira ati rero ugiye kwandika poeme, ndavuga part imwe nawe uvuga indi nyine wumve ko bikunda. Mbivuze arambwira ati ahubwo ni wowe wanjye kabisa, komerezaho utu tuntu watubasha. So twajyanye muri performance imwe mu kigo, abantu barambwira ati ntabwo twe tuzi ko nyine gusiga nawe ari impano yawe, kenshi ko nawe uri bubibone ubu ngubu nyine birabatungura. So nahise numva rero utuntu twanjye nigirira confidence, ntangira kujya niyandikira, sasa ntangira kwandika poem zanjye. Nuko byaje kabisa. Hanyuma ubwo duherukana wamuritse impano yo kuririmba, none uyu munsi uje uri umusizi. Ese ikivugo cyawe ni ikihe? So murakoze cyane. Noneho ikivugo cyanjye ni wa musizi usiga adasinda, abasore bakisanga abasaza bagasigara basiganuza, wiganwe ntiyigane, koperwa ntakopere. Shyaka Alex. Umusizi usiga adasinda. Ese watekereje gute gukora icyo gisigo cyawe, icyo kivugo cyawe, umusizi usiga adasinda? Wasanze abandi basinda, wabitekereje gute? Murakoze cyane. Hari ukuntu nyine umuntu iyo amaze kuba yavuye mu underground, nyine yabaye muri legend, hari ukuntu nyine ajya nko muri label runaka. Nyine urabona ibintu bya peer pressure nyine ni ibintu bikunda kubaho nyine mu rubyiruko cyane cyane. Ntacyo ushaka.
ubwo urumva rero iyo umuntu nyine amaze kujya muri rebo peer pressure nyine ikigare hari igihe nyine uba uri umuntu uri hejuru, urabizi nyine abantu nyine b'abasitari bakunda ibintu byo kuryoshya byatari, ugasanga bakujyanye ahantu kubera nyine ibyishimo nuko wenda wabaye nyine umu legend, ugasanga nyine uri umuntu ugendeye mu kigare urasinze. So rero njye ntabwo ibyo bintu ntabwo bizaba mu bintu bindanga kuva ubu ngubu kugeza forever kabisa, ibintu byo gusinda wapi. Numva ari byiza cyane, ni byiza kandi ni n'ibyo gukunda, buri umwe wese yabikunda. Umusizi usiga adasinda, Shyaka Alex. Ese impano yawe imaze igihe kingana gute? Ntabwo wadusubiza iki kibazo. Okay, impano yanjye y'ubusizi niyo uvuga cyangwa se ni ukuririmba? Gusiga. Gusiga rero ni impano nyine natangiranye na 2020. Impano y'ubusizi nayitangiye 2020, niho nigaga senior 4. Nibwo natangiye impano y'ubusizi. Yego. Urumva iri kumara imyaka hafi ine. Hari ibiraka ujya ubona se byo kujya nko gukora mu makwe, mu birori runaka nyine aho bakinira abasizi ubu ngubu, cyangwa ntabwo barakumenya? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu aho ndi ntabwo ari ku rwego wenda rwo kuba najya mu bukwe, nta bukwe ndajyamo cyangwa se mu zindi ceremony, ariko nyine akenshi turakanagiye nk'ahantu hano mu kempo mu gihe cyo kwibuka. Igihe cyo kwibuka nyine mfite poeme zo kwibuka. Mu birori runaka wenda byo mu nkambi, abantu nyine bafite utu birthday, aho niho nkunda nyine gukorera utuntu tw'uturaka turi aho ngaho. Turumva nyine gusa ntabwo ndagera nyine ku rwego rushimishije rwo kuba wenda, ariko wenda bizagerwaho, dreams are gonna, zo ziragenda tubizagerwaho. Ubu se tuzi neza ko buriya impano, ikintu cyitwa impano, nubwo tugira impano ariko tuba dufite ba role model. Role model wawe ni nde? Role model wanjye rero mu busizi ni umusore bita Junior Rumaga. Junior Rumaga. Iki cyatumye se wumva ko Junior Rumaga yaba umusizi wawe na role model wawe? Impamvu ngiye buriya Junior Rumaga n'umushe yambaye na role model, impamvu ari role model wanjye, Junior Rumaga natangiye kumufollowinga kera, natangiye kumukurikirana kera. Yakoraga nyine utuntu nishimiye, urumva nk'icyo gihe mbere yuko mba umusizi yakoraga utuntu nakwita nyine utuntu turi romantike, kandi nanjye niyo myaka buriya nari ndimo icyo gihe, numvaga ari utuntu turyoshye nyine. Yego. Birakubitana rero ngeze muri classe mbona umuntu umfashe. No kugira ngo wenda mbashe kumenya no guhimba no kwandika, kenshi nakundaga kuba wenda nagiye kuri social media, kuri YouTube no kuri Instagram, nkamufollowinga Junior Rumaga, nkagenda nyine character ziwe nyine akoresha mu gusiga, nanjye nyine nkabona nyine aho mpera, ni nka escalier nyine. Niyo mpamvu nyine ari role model wanjye, niyo musizi nakurikiranye cyane. Okay, ni byiza. Ese nimba Junior Rumaga ari role model wawe, ni ikihe gisigo cyagufashije na n'ubu ngubu uzi neza ushobora kuba wasubiramo? Urumva nka role model wawe ntabwo wabura nyine akantu waba warafashe wenda mu bintu akora. Yego. Junior Rumaga hari agasigo ke nyine nakunze mbere, agasigo bita ay'abasore. Ntabwo nkazi kose, ni utuntu nyine dukeya ngenda mfatamo, urumva byo gufata ibintu nyine byose wapi. Nafashemo utuntu dukeya nyine kubera ko nagakundaga cyane, kandi n'ubu ndacyagakunda. Wadusangiza abantu badukurikiye? Ako gasigo kitwa ay'abasore, na ka Junior Rumaga ari kumwe n'undi mukobwa. Nta kibazo wadusangiza. Junior Rumaga aratangira akavuga ngo oya se wimpakanira aho hose nakwiyakira, ndumva nahita mpfa rwose nsindira ipfa, kandi ndindira imva rimwe rigaya nta gituba, ibyo byo ni igiku bikubeshya inkuba, ese koko nkunda ukuri cyangwa biri amacuri, nkigira nta kibadima. Umukobwa nawe akavuga ndikura nyirekera, kandi ikinyegera batananyitukira, kinkiri gitadi bidatuma ndibwa amabi, kandi ndumva amajwi ngo na rusake itera amagi, ibibi byari amabi, ese niwumva umubi, erega ndaribwa kubi, ndekura nta kibadima. Utwo nitwo nabashije gufatamo
urakoze cyane umusizi Shyaka. Ese wumva ari hehe ugambiriye kugera? Ese ni izihe mbogamizi uhura nazo zituma udakomeza ngo ube umuntu uzwi? Ni izihe mbogamizi uhura nazo? So murakoze cyane. Wenda first of all, imbogamizi ya mbere kuvuga ngo ubundi uko byagenda kose nyine ndi impunzi, kandi nyine wenda mu bigaragara impunzi kugira ngo ipfe gutera imbere bro biba bigoye, kako n'ubundi nyine na life umuntu aba abayemo na situation, urumva ntabwo watera imbere nta kintu nyine wereka abanyarwanda, nta kintu wereka aba followers, byo ntabwo biba, nta kantu ujya studio basi ngo ushyire kuri YouTube. Ni ibintu nyine byumvikana tu. Ubwo rero aho niho wenda aho nifuza kugera, ubundi nyine umuntu ari role model wawe uba wumva nyine waba nawe tu urwego ariho nawe uba wumva warugeraho. Ubwo nawe mba numva nyine nagera hejuru ku buryo nyine nzajya nambuka nyine buri wese akavuga ati Alex w'umusizi, ku buryo nyine ndi umuntu uzwi nyine ku bintu byo gusiga ukamenyekana. Ese hari ibisigo byawe waba ufite ku ruhande rwawe wowe wikoreye cyangwa ugendera ku bandi? I have it bro, mfite nyine utuntu twanjye nagiye nkora. Mfite akantu nakoze nyine kajyanye na situation ndimo hano mu nkambi. Yego, urumva nyine ubundi nibyo akenshi nyine bajya bavuga ngo train your mind to become in every situation. Nanjye nabaye calm muri situation ndimo. Ubwo nyine nimba n'ibisigo nyine bya situation mba ndimo hano mu nkambi. Ese wenda ntarakubwira ngo wakatwumvisha ugasangiza abantu dukurikiranye, iyo uhimbye igisigo bitewe na situation urimo, ntago bamwe mu bakuzi, mu bagukunda, mu bagukurikirana bavuga ngo biriya abitewe n'iki, ntago babyumva nabi? So wenda buri wese nyine aba afite nyine uburyo wenda yumva ibintu, twese dufite imyumvire itandukanye. Hari uvuga wenda ati ni situation arimo wenda niyo imuteye biriya, ariko hari n'uvuga ati ni impano wenda ari kuvugira muri rusange. Nyine hari ukuntu nyine umuntu abona nk'ikintu cyakavuga ati kuriya se ngo afite amaganya muri poeme, ngo nyine ngo ni ukuganya ngo iki n'iki. Ariko hari n'ukureba akavuga ati uriya mwana muri make ni nko kuvugira nyine impunzi zose, ni muri rusange. Niyo mpamvu nyine buri wese aba afite uburyo afatamo ibintu. Byumvikanye. Numva twakomeza ugasangiza abadukurikiye ibihangano byawe nyirizina, ibihangano byawe bwite, nibura nka 2. Ako uyu munsi ndababwira akantu ntacyo bitwaye, ndakeka ntacyo bitwaye. Hari agasigo mfite nyine kavuga ku buhunzi. Karatangira ngo mu byatangiye nkiri mutoya nisanga za Masisi, mpindukira hirya hino inka zuzuye agasozi, tutaramenya ko tuzanahunga iwacu disi. Iby'isi ni iminsi dore tukiri iwacu twarajyaga tukagabana tukagana ishuri, izahutse nazo ubwo zikerekeza urwuri, none ubu ni ukubiryamo tubitamo amarira. Buzima singukunda unkunda nguhunga, ndanga ugakunda zirondo ugenda ndazinutswe. Ndira buzima unyongera mpuze umenyereza ibinjyana, ndanze rwose ndahunze nkunze wewe uhunze. Ngo nako ngo nanzira, ndeba hejuru ngo nampiriwe, ndeba impande ng'iki cyikango, ndeba iby'imbere mahiti ni umusenyi. Oya ndarembye ndakingiye sinzi aho ngana, yewe iwacu nari nisanzuye nezerewe, umurabyo wantumye ngejeje imuhero, kurya ni ibigoye, mbega ubuzima aho bungeze, gusura ni urwandiko, ejo ni heza. Uwabaho akabaho yitwa impunzi, akicara ategereje abamuha, byaba ngombwa akababura, uricara ukibaza uko uzabaho, uko uzarya, uko uzambara, maze bikarenga uko ungana. Amaboko ubu ni nk'umutako arangwa no gusaba, asaba batayazi. Buhunzi we sinzagukumbura, yari umusizi usiga adasinda, abasore bakisanga, abasaza bagasigara basiganuza. Wiganwa ntiyigane, ukoperwa ntakopere. Shyaka Alex, urakoze. Urakoze cyane. Ngira ngo reka mbanze mbwire abadukurikiye, mwebwe muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mwe muri mu Rwanda, hanze yarwo, ndetse no muri bino bihugu bya Amerika, turi kumwe n'umusizi hano usiga adasinda, Shyaka Alex.
ngira ngo musanzwe mubona ko tugenda dutumira abanyempano bagiye batandukanye, ariko mubona ko inshuro nyinshi tuba dufite abanyempano b'impunzi, reka mbivuge gutyo. Abanyempano tuba dufite ahangaha ubyumve neza ni impunzi. Rimwe na rimwe utazumva baririmbye indirimbo zirimo amaganya, ukumva rimwe na rimwe nimba ari igisigo kirimo amagambo runaka, ukibaza ngo se kubera iki bakora ibintu nka biriya. Uyu munsi wa none ngira ngo mumenyereye uko impunzi ziba zibayeho, cyane cyane reka mvuge nk'abantu mwagiye muva mu nkambi zigiye zitandukanye. Ubaye uzi ubuzima bw'inkambi ukuntu buba bumeze n'ubuzima bw'ubuhunzi, turagusaba gukora subscribe, share, like and comment, ndetse ufite n'ikindi ushobora kuba wafasha aba banyempano bacu tuba dufite, birashoboka. Iki wasaba nk'abantu badukurikiye? Rero abantu badukurikiye urabona buriya nk'uko nabivuze nyine ntabwo wamenye, ntabwo aba famasi nyine ibihangano, nta bihangano ufite nyine wereka abantu, kandi ntabwo wajya muri studio ngo wicare bagukorere ibintu narangiza babya-uploadinge kuri YouTube nta financial. So financial rero irakenewe byatari nyine tu. Mu minsi iri imbere ndi gupanga kujya studio ku bushobozi wenda nzaba mfite mu minsi iri imbere, ariko nyine hageze nongera gutya akongeraho gufasha n'ubushake, ntabwo ari itegeko. Ufite umutima wo gufasha ubwo azagera gutya akumera ubutumwa, dore ubundi ndakwizera atazakumera ubutumwa, kandi nawe nizera ko uzabunsitsaho neza cyane uzakugeraho. kuko buriya aba ari byiza nyine iyo ugishyize ibihangano hanze, bitewe na situation urimo, ko ntabwo uba uyirimo wenyine. Ubwo buri muntu wese wakumva wenda bimukoze ku mutima ntazajya no gushora n'indi poem, nawe wenda yazagira icyo akora, kubera ko amahanga arahanda bro, amahanga arahanda, ntawe ujya umenyera akago tu. Tugana ku musozo, ni iki wabwira nk'urubyiruko bagenzi bawe bagukurikiye uyu mwanya? Urubyiruko rero buriya iyo umuntu ari mu buhunzi cyangwa se arimo ahantu nyine hatari iwabo, ndavuga mu mahanga, uko biri kose nyine ntabwo wakwishima, ariko hari igihe kigera ukitekerezaho. Rero urubyiruko nyine abenshi bakunda kuba bagwa mu bishuko nyine mu nkambi, cyane ko nyine wenda nanjye buriya nigeze kubaho nyine mu buzima, navuga ngo ntabwo nanishimiwe n'ababyeyi, ariko nyine byose buriya hari igihe nyine hari imyaka ujya ugeramo ikakoshya, ariko indi myaka nayo yaza ukumva nyine wahinduka tu. Urubyiruko rero dukurikiye kuri Essence TV, ikintu nababwira cya mbere ni ukwirinda peer pressure, kwirinda ikigare. Buri kigare ni kibi cyane. Ujye ugira inshuti nyine umenye ngo iyi nshuti ni iya, kuko niyo umuntu akubwiye, abantu bakuru bajya bakunda kuvuga ngo mbwira inshuti yawe mubwire uwo uri bro. Ujye ucuzinga nyine friend ubona nyine yagira ikikugezaho, yakugira inama nzima. Ikindi nyine nababwira ni ukwirinda nyine kubatwa n'ibiyobyabwenge bro. Ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza, usibye no ku rubyiruko nyine, kuri buri wese ibintu by'ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza, ko nyine cyane cyane urubyiruko abantu mujye mubyirinda. Ugushije ku ngingo nashakaga kuvugaho mu kanya gatoya kashize, tubona ko urubyiruko rwo muri iyi minsi rwabaswe n'ibiyobyabwenge, cyane cyane amatabi, inzoga. Nk'abo ngabo bamaze kubatwa n'ibiyobyabwenge, ni iyihe nama wabagira? Ikintu rero nagira abantu nyine bamaze kubatwa n'ibiyobyabwenge, bakajya bumva ko bidashoboka kuba babivaho. Ikiyobyabwenge wakivaho, ikintu cya mbere nabashishikariza cya mbere ni ugusenga. Gusenga kabisa, ntawasenze ngo agire icyo abura. Data afite byose, data wa mwiza afite byose, nusenga abantu ibindi bizizana kabisa. Ikintu cya mbere ni ugusenga, ikindi nyine ni ukumva ko byose bishoboka. Nta nyuma ya zeri irakora nyine, byose birashoboka bro. Urakoze cyane. Sinzi nimba hari ikindi wari usigaranye ku mutima wabwira abantu badukurikiye, cyangwa se abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Essence TV show.
sinzi mba hari ikindi kintu gisigaye mba wabwira abakunzi ba Essence TV show. Abakunzi ba Essence TV show rero ikintu nababwira cya mbere like, share and comment, subscribe. Niyo nkunga ya mbere. Ikindi buri muntu wese wenda uri kumva afite umutima wo gukora ibyo twavuze mbere arakumira ubutumwa noneho natwe ibintu bizagende neza cyane. Ikindi wenda hari nk'umuntu ushobora kubona uvuze ngo ndi umuririmbyi wa gospel akibaza se ko nta bintu bye nabonye ko ntaki, wenda sinzi niba nzagaruka ubutangaza nkabanyurizaho nk'akantu k'akaririmbo wenda ubu ngubu sinzi time I don't know niba yaba ihari ni wowe bigena. Reka dusoze ikiganiro cyacu tugisoreze aha ngaha, numva twafata ikindi kiganiro cya kabiri twazanyuzamwo ibihangano bya by'indirimbo nicyo cyashoboka. Reka ngusezere rwose kandi nsezere n'abantu bari badukurikiye ku murongo wacu wa YouTube, mbabwire ngo ciao ciao, mbabwire ngo inkunga y'amasengesho ni ikintu cya mbere gikomeye, ndetse kandi n'uwaba afite indi nkunga yadufasha cyangwa se indi nama yaduha, igitekerezo, waba ufite ubuhamya bw'ubuzima n'ibindi bigiye bitandukanye ushaka gushyira hanze, tuguhaye ikaze kuri Essence TV show. Murakoze cyane. Ciao ciao. Ciao ciao, turabakunda cyane.